Mbahaye ikaze nanone ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze. Jerome Muhirwa, Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak ויעקב בישוע המשיח. מה זה אנחנו הולכים ללכות היום? Yesu Kristo mwahishwe. Mbanje kubasura mu izina ry'Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bazi nka Kristo. Ese nicyo tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba Yesu Kristo wahishwe, inyigisho za Kristo yigishaga zari zihe. Nkaba mbanje kubashimira rero, mbikuye ku mutima kunze kwiyandikisha muri benshi. Mbona ko munyote ukuri mukunze ukuri koko. Ni iby'agaciro kuba munyote ukuri, muze dusangire ukuri, mu gusakaza hirya no hino, maze ukuri kuzabature. Kanda like rero tuzamuke kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Nibyo ugomba gusa, nta kindi. Twagiye kanda like. Yesu Kristo rero yarabivuze, tugiye kureba inyigisho za Kristo, ibyo yavugaga, ibyo yigishaga kera na kare. Kristo yigishaga urukundo rw'ijuru, imiterere ya roho, ubwami bw'ijuru ko buri muri twebwe imbere. Amagambo yari yuje ubwenge n'imigani myinshi cyane nk'uko tubizi. Kristo yigishaga imbaraga z'ubwonko n'umutima. Wibuke izi nyigisho ze, imvugo tuzisanga mu ivanjiri ya Tomasi, aho akubwira ngo iyo ubashije guhuza umutima n'ubwonko, ibintu byose birakoreka nta kabuza. Turebe rero mu migani 23:7, icyo umuntu atekereje cyose mu mutima uba cyo. Icyo utekereje mu mutima ukagira umutima wawe wose uba cyo, byanze bikunze. Ariko se bitunaniza iki? Ibitekerezo byacu rero bigaragaza uko tubaho mu isi. Ingufu zo kwizera iyo uzikabije, ijuru rirakinguka. Byanze bikunze iyo wizeye ushyizemo ingufu, ijuru rirakinguka, ukabona ibisubizo, ibintu bigakoreka. Iyo dufashe ibitekerezo byacu tukabihuza n'urukundo no kwizera, ibintu byose birakoreka. Ibitekerezo byawe bihuze n'urukundo no kwizera, maze urebe ngo ibintu birakoreka. Uko biri mu ijuru kandi niko biri no ku isi. Uko biri ku isi niko biri no mu ijuru. Ni kwa kundi ujya usanga dusenga tuvuga tuti reka ubwami bwawe buze ko umeze mu ijuru ariko bimera nko ku isi. Ibintu byose biri hamwe, biri connected. Tubisanga muri Luka 17:21. Ubwami bw'Imana buri muri weho imbere. Ureke za kiliziya zitubwira ngo tujye gushakira ubwami bw'Imana ahandi. Amagambo afite ingufu. Tuzi neza ko amagambo ararema. Wibuka ubwo Kristo yabwiraga umuhengeri, niko wa muhengeri wituza, tuza wa muhengeri we. Ese amagambo yacu tuyakoresha uko bikwiye? Dufate nk'urugero ko Kristo yakizaga abarwayi. Yari azi ko indwara iterwa n'intege nke za muntu. Intege zibaye nkeya urarwara. We rero kugira ngo akize indwara yazamuraga urukundo hejuru, akoresha urukundo n'ubumuntu no kwizera. Ni ukuvuga ngo ufashe urukundo ukarwongeraho ubumuntu ukanizera, byanze bikunze ibintu birakoreka. Ukwizera kuvuganwa amagambo yo kwizera kurarema. Uranzwe n'urukundo, ibiri uruhande rwawe byose bijya mu buryo. Ibintu rero kuki bitunanira? Turagerageza 1, 2, 3 tugaterera iyo nyine bikanga. Buri kintu cyose kuri ino si gifite ikinyuranyo cyacyo. Ubukonje hari ubushyuhe, urwango hari urukundo. Ntabwo ari ibintu bitandukanye, ahubwo ni bimwe, ariko nuko biri ku kigero gitandukanye. Dufate nk'urugero rw'amazi. Hari igihe amazi ashobora gushyuha agaserura akagera ku 100, agakonje akagera kuri 0, akaba yakonje akamanuka akava muri kuramo 20, 30, ariko ahora ari amazi. Kimwe kitariho ikindi nticyabaho. Ni ukuvuga ngo byose ni magirirane. Kristo kandi akomeza atubwira ko kwicisha bugufi bikugira ukomeye. Ese ni kangahe twicisha bugufi? Twicishe bugufi, noneho twige tuba bakomeye kubera ko twicishije bugufi. Iyo ukomeye ku buzima bwawe, ubura ubuzima bwawe. Ariko iyo ubuze ubuzima bwawe, ubona ubuzima bwawe. Bivuze iki? Hahandi uvuga ati Kristo sinshoboye, nyobora. Ukanga ukiyanga, byanze bikunze Kristo aguha ubuzima
twarabigerageje birakunda, niko gakiza twabonye. Tugomba kureka ubwiyemeze rero, tukareka kwizirika ku by'isi ngo tubone ibyiza. Iyo utiyemeye ukareka kwizirika ku by'isi, byanze bikunze ubona ibyiza. Kugira ngo twumve igisobanuro cy'ubuzima rero, tugomba kwemera ko hari ibyiza n'ibibi. Ibyiza n'ibibi burya bitwemeza ko ubuzima bwo ku isi ibintu bihinduka. Ushobora kuba uri hejuru uyu munsi, ejo ukaba uri hasi, ariko ubashije kumenya ko ibyo bintu bibaho, hari ibyiza n'ibibi. Ari rwa ruhererekana kubwiraga rw'amazi akonje n'ashyushye, niko bimera, ukabyakira ubundi ukamenya kubana nabyo byanze bikunze urashobora. Kristo akomeza atubwira ko ibihe bihinduka kandi hari igihe cya buri kintu. Ubuzima bukoze muri cycle, bukoze muri zunguruka. Uyu munsi biri hasi, ejo biri hejuru nk'uko nakubwiraga. Ariko hakaba ukwizera ko ibintu bizakunda. Ni ukuvuga ngo kwa kwizera gukomeje, ugakomeza ugashyiraho umutima, ugashyiraho n'ubwenge bwawe, byanze bikunze nyuma y'umubabaro umunezero uza mu gitondo. Gusoza rero imvugo za Kristo, ni ukuvuga ngo umuntu yabyiga byimbitse, aratubwira ati nta kintu na kimwe kibaho ku mahirwe cyangwa ku mpanuka. Icyo ubibye nicyo usarura. Tugomba kuzirikana ingaruka z'ibyo dukora, tukarushaho gukora ibyiza. Ibyo dukora byose bizera imbuto byanze bikunze, yaba ejo bundi. Iyo mbuto yaba mbi cyangwa yaba nziza, iyo mbuto izaza byanze bikunze. Niyo mpamvu tugomba kwita ku byo dukora byose, kuko byanze bikunze izo mbuto tuba tubiba, ejo bundi hazaba isarura. Ese iryo sarura rizaba ryiza cyangwa rizaba ribi? Nakubwira ntizere, ntarirarenga, ntiwitere icyizere, kuko nuwitera icyizere ntawe uzakugirira icyizere. Kristo yaratubwiye ati hano hantu niho handangiza, nanjye nkatekereza nkavuga nti koko Kristo twabwiwe, inyandiko ze n'ibyo yatubwiye byose byagiye biri he? Kristo yaratubwiye ati dushobora gukora ibirenze ibye. Ibyo murabizi mwese. None njyewe nkavuga nti kuko ari wowe wabivuze, nibyo birashoboka, dushobora gukora ibirenze ibye. None nkahita nibaza, twahishwe ibintu bingana iki ku buryo Kristo ashobora kutubwira ngo dushobora gukora ibintu birenze ibye? Ibyo bintu, iyo map twari gukurikira kugira ngo tubashe gukora ibingana n'ibyo byibuze tunarenzeho. Ibyo bintu byatumaga dushobora kuba twakora ibyo bintu Kristo yakoze tukanarenzaho, byahishwe he, biri he? Kugira ngo tube twakora ibirenze nk'ibyo Kristo yakoze, ibyo bintu twari gukurikiza biri he? Nkahita mvuga nti bishobora kuba bifite impamvu. Niyo mpamvu barwana bagaramye ngo izi mbaraga zitazatugarukira, kuko byanze bikunze Kristo ubwo yabivuze birashoboka, kuko niwe wabivuze. Nkahita mvuga nti niyo mpamvu bakingiye isi yose bihuta hutihuti, kuko igihe cyari kigeze. Twari tuzi neza ko igihe cyari kigeze cyo kongera kugarura ububyutse, abantu bakajyamo umwuka, bakuzura umwuka wera. Niyo mpamvu bahise bafatira n'isi hutihuti, bayikora ibyo bayikoreye 2019. Ababyumva barabyumva, batabyumva simbizi ubwo, ariko ngiye ndabizi ko nabimenyeho mu myaka mbere nk'itanu 7 mbere yuko biriya bintu biba. Niyo mpamvu uhita wemera ko ibintu byose biba bipanze ku mupango, kandi ibyo Kristo yatubwiye urumva ko birashoboka, kuko cyagiye cy'ububyutse cy'abantu bwo kongera kubyuka kugira ngo basubizwemo imbaraga z'umwuka, bongere bakore ibintu birenze by'ibitangaza, cyari kigeze. Niyo mpamvu bakoze ibyo bakoze. Navuga nti rero izere, komeza wizere, ntucike intege. Tugenda tuganira iyo tubashije guhishurirwa, noneho tubigane. Noneho icyo nibajije uyu munsi ndabibasomeye, ndababwiye ayo magambo, ko amagambo arema, mbabwira ko duhuza imbaraga, yaba umutima n'ubwenge, ko dushobora kwimura imisozi. Ibyo bintu byose birashoboka ibyo navuze, ariko tubitekereza kangahe, tubimaraho umwanya ungana ute? Kuko Kristo nawe aravuga ati ibyo uvuze wizeye ukabikomeza ukabishyiraho icyizere, byanze bikunze birakoreka byanze bikunze. Niba ari Kristo bitubwira birashoboka. Ariko se tutekereze, hari igihe dusoma ibintu tukabyiga, ariko byarangira tukabitaho ngaho tukagenda tugahora muri zunguruka. Byanze bikunze hari amabanga, hari ibanga Kristo yakoreshaga, hari ibanga azi natwe twakamenye. Noneho kugira ngo izo ngufu zitugarukeho, tujye dukora ibintu bikoreke, byanze bikunze ibyo bintu birahari. Nibyo rero dukomeje dushakisha,
twizera ko buhoro buhoro icyo gihe kizagera izo ngufu tukazisubizwamo, tugenda dushakisha twegera ingufu z'umwami wacu Yeshua HaMashiach, twiyegeranya nawe kugira ngo akomeze atumurikire, atubere urumuri mu mwuka no mu kuri, maze dusakaze ukuri hirya no hino kuzabohora abantu. Nkaba ngira nti ndabashimye abo twabanye, mukomeze munyoterwe ukuri, mukunde ukuri, musangize abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Shaka ukuri, ukunde ukuri, gusangiza abantu, maze nawe uzabona umugisha w'imbaraga z'umwami wacu Yeshua HaMashiach, imbaraga za Kristo zije zigiye kuza ku bantu kugira ngo abantu be bongere bakore ububyutse, abantu ibitangaza babikore, bahanure nk'uko byanditse, kandi byanze bikunze biri vuba, amaso arabona, gihamya irahari, ibyo bakora byose. Urebye ibyo umwanzi akora bigaragaza ko iby'Imana dusezeranyije nabyo biri mu nzira, biri bugufi. Nkaba mbashimiye rero abakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, n'abatariyandikisha namwe mwiyandikishe, musakaze kuno kuri hirya no hino, noneho tubumwe mu rukundo, rwa rukundo Kristo yatubwiye ari rwo tuzakoresha kugira ngo turuvange no kwizera, ibitekerezo byacu bivangwe n'urwo rukundo no kwizera, kugira ngo turebe noneho uko twakwigotora ingoyi y'ikinyoma umwanzi Satani n'abambari be bashaka gushyira ku bantu ubuziraherezo, ariko ntibikunda, kuko ubuhanuzi buvuga ko byanze bikunze tuzanesha. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.